abantu basigaye bakora ibintu by'urukozasoni ntabwo bagitinya. Izi social media zo tureba abantu baragaragaza ibintu by'urukozasoni ntabwo bagitinya, baramamaza ubwami bwa Satani, barakorera Satani ku mugaragaro. Abantu muri bo ntibagifite ibyiringiro, abantu muri bo barwaye indwara yo gufata Imana nk'inyantege nkeya. Ushonje yageze ku rwego rwo kumva ko Imana itabasha kumuha ibyo kurya ngo arye. Abantu barakomerekera mu rusengero, abantu barakomerekera mu miryango, abantu barakomerekera mu kazi, abakoresha barabakomeretsa, abashumba bakomeretsa abo bashumbye, abayoborwa bakomeretsa abo bayoboye. Hari n'ibibazo byinshi bituma abantu bakomereka, ariko nazanye ijambo rikubwira ngo nubwo ibyo byose byuzuye muri iyi si turimo, iki ni cyo gihe cyawe cyo gukorera Imana. Yesu ashimwe. Tubanje kubasuhuza mwebwe mwese badukurikiranye. Amazina yanjye nitwa Pasiteri Ntagozera John, umupasiteri mu itorero rya ADPR Uganda, nkora umurimo w'Imana muri paruwasi ya Kampala, abasengera ku mudugudu waho wa Kibuye, ari naho nkora umurimo w'Imana. Tubanje rero kubashimira mwebwe mwese abadukurikiye, yaba abo muri Uganda, mu Rwanda, muri Afurika cyangwa se no hanze yayo mu bihugu bitandukanye. Mu gihe tumaze dukora ivugabutumwa muri Uganda, twafashe umwanzuro wo kwagura ivugabutumwa bitewe n'aho isi igeze. Niyo mpamvu twafunguye iyi channel kugira ngo tubashe gukora umurimo w'Imana mu buryo bw'ikoranabuhanga. Turabashimira rero mwebwe abadukurikiye, kandi tubifuriza amahoro y'Imana n'umugisha wayo kugira ngo bibane namwe. Tugiye rero kuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganiraho riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice byaho 19. Turaza gusoma duhereye ku murongo waho wa 9 ndetse n'uwa 10. Haranditse ngo Yesu arababwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza cyari cyazimiye. Amen. Mureke dusenge Imana. Mana yacu, Mana nziza, turagushima kubw'imirimo n'ibitangaza ugiye udukorera. Turagushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye wo kuvuga ijambo ryawe, kandi turagusaba kugira ngo Mwuka Wera azatuyobore, abane natwe muri uyu mwanya tubonye, adushyigikire kandi adusobanurire birenze uko twabitekereza. Kandi nsengeye n'abagiye kumvira ijambo mu bice by'isi bitandukanye, kugira ngo rigire impinduka mu buzima bwabyo, kandi buri muntu wese abashe guhemburwa naryo. Urakoze, bisabye n'ingi izina ryawe ryera Yesu. Amen. Amen. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice byaho 19, umurongo wa 9 ndetse n'uwa 10, uko hatubwiye ko uwo munsi agakiza katashye mu nzu y'umugaragu w'Imana bita Zakayo, kandi Imana ikamuha agakiza. Aya magambo mu Yesu niwe yabwiraga bari baraho, aravuga ngo ndababwira ukuri ko uyu munsi agakiza katashye muri iyi nzu, kandi kubera ko uyu mwana nawe ari umuhungu wa Aburahamu, ari umwuzukuru wa Aburahamu. Ndetse arongera aravuga ku murongo wa 10, aravuga ngo ndababwiza ukuri yuko umwana w'umuntu yazanywe no gushaka yari yazimiye. Nshatse kuvuga iki rero? Ijambo ry'Imana nshatse ko tuganiraho uyu munsi, ndashaka narihaye umutwe uvuga ngo misiyo ya Yesu, cyangwa se icyari cyazanye Yesu muri iyi si. Tujya tubitekerezaho ku buryo butandukanye, abantu benshi tugatekereza ku nkuru za Yesu, cyangwa se tugatekereza ku gakiza, tukagafata mu buryo bitandukanye. Abakozi b'Imana batandukanye babifata mu buryo
zitandukanye. Hari ababwiriza ubutumwa bwiza ndetse bahamagara abantu ngo baze bakizwe, ariko ugasanga intego nyamukuru bababwira bakabwira ko abantu baza gukizwa bari bubasengere bagakira indwara, bari bubasabire umugisha bakabona amafaranga, bakabona ubutunzi, bakubaka amazu, bagakora n'indi mirimo myinshi y'ibitangaza. Ariko icyo nashatse ngo tuganireho kuri uyu munsi, nashatse ngo tuvuge ku butumwa bwiza nk'uko iri jambo ry'Imana ribitubwiye, tuvuge ku butumwa bwiza bwazanye Yesu cyangwa se misiyo ya Yesu. Ntabwo Yesu aza yaje kugira ngo abatari barabyaye babyare, cyangwa se abatari bararongoye bashake, cyangwa se ngo abari bakennye bakire. Nubwo ibyo yabikoze, ariko misiyo yamuvanyeyo ntago ari uko yari imeze. Hanyuma ahangaha ni mu gihe Yesu yari ari mu isi agendana n'abigishwa, bagenda bakora imirimo itandukanye, babwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bamenye Imana, bayizere, bakizwe. Ubaza kugera rero muri iki gice cyarimo uyu mugabo witwa Zakayo, wari uzwi nk'umusoresha cyangwa se nk'umukozi ukorera leta mu buryo bw'imisoro. Ni umuntu wajyaga utwara ndetse n'iby'abandi bantu. Abantu baza gutangazwa nuko babonye Yesu avugana nawe, kuko uyu mugabo ngo yari afite inyota yo gushaka kureba Yesu, ku buryo ngo yagize ikibazo cy'ubugufi yari afite, agira ikibazo cy'ukuntu yareshyaga, agira ikibazo cy'uko yari ateye cy'imiterere ye. Ariko ngo ntiyabihanga amaso, ashaka kureba Yesu nk'umwami, kuko yari yumvise bamuvuga, ngo yumva ashatse kumenya Yesu wari we, yumva ashatse kumukurikira. Byamuteye kugira umwete n'ishyaka, ngo biza gutuma yurira igiti kugira ngo yisunge igiti ku kibazo yari afite cy'ubugufi, abashe kureba Yesu. Yesu aba yamubonye, ngo arangije aramubwira ngo wowe Zakayo ururuka, ndakubwiza ukuri ko uyu munsi ndi burare iwawe. Inkuru itaranejeje abantu, ibintu bitanejeje abantu, kuko muri iyi si akenshi tuzi ngo Yesu ni inshuti y'aba bantu baba mu itorero, ni inshuti y'abaririmbyi, ni inshuti y'abapasitori. Kenshi dushakira Imana muri abo ngabo bakunda kuyivuga. Ni nako biri, kuko baba barayimenye, baba bagomba kuyitumenyesha. Ariko ntabwo bivuze ko aribo bana b'Imana gusa, ahubwo misiyo ya Yesu yamuzanye ni ugushaka iyo ngiyo yari yazimiye, ni ugushakisha uwo utarabona. Ndetse natwe abitwa abakristo, ni uko tugomba gukora ibyo Kristo yakoraga. Turi abantu ba Kristo, tugomba kugira gahunda nk'iya Kristo. Misiyo yacu natwe niba koko turi abakristo, ni ugushakisha abo bantu bataramenya agakiza. Mu ivugabutumwa dukwiriye kuvuga, rikwiye kubohora isi muri iki gihe cyangwa se rigezweho, ntabwo ari iryo kubwira abantu bitangaza. Ni byiza Imana ikora ibitangaza. Iyo Yesu ageze mu isi, yagiye akora ibitangaza bitandukanye. Muribuka hari aho yahagije abantu 5,000, abahaza, abaha ifi n'imigati mu buryo bw'igitangaza. Ariko iyo ukurikiranye, ntabwo misiyo Yesu kwari kugira ngo bari abantu bahage, yagomba no kunyuza mu bundi buryo. Ahubwo we yakoraga igitangaza agira ngo abantu batangare ku bw'icyo kintu kibayeho, bitume bamwizera. Umumaro w'ibitangaza, abakozi b'Imana, Imana niba yaguhaye impano kugira ngo ukore ibitangaza, ntabwo ari ukugira ngo icyubahiro cyawe cyamamare, ntabwo ari ukugira ngo ukomere. Ahubwo igituma Imana ikora icyo kintu ni ukugira ngo niba ukoze igitangaza, niba usengeye umurwayi agakira, agire curiosity, agire amatsiko yo kumenya Imana iri muri wowe iva hehe. We kwihimbaza rero, ugaragaze mu byo ukora byose yuko iyo mpano iva kuri Kristo wowe wakurikiye, kandi uwo muntu umumenyeshe misiyo ya Kristo, ko Kristo yazanywe no gushaka yari yazimye. Nubwo akiza indwara y'umubiri, ariko umwereke ko agomba gukira n'iy'ubugingo kugira ngo azabone ubugingo buhoraho. Agomba gukira n'iy'umwuka akabona ubugingo buhoraho, kuko Kristo ntabwo yaje kugira ngo twubake amazu ahenze, nubwo yaduha umugisha tukabibona, ariko icyari cyazanye Kristo ni iyi misiyo yo kugira ngo ashake yari yazimye. Dufite ivugabutumwa muri iyi minsi isa nk'iririmo rigenda ryaguka ritera imbere. Abantu barabwiriza ibitangaza, usanga rimwe na rimwe abapasitori turi mu marushanwa duhamagara abantu baze basengera iwacu, turabasengera, abantu bagashyiraho publicité, yuje urakira. Ni byiza, Imana itanga impano zitandukanye. Ni byiza ko dukira, ni byiza ko dukira indwara, ni byiza ko tubona umugisha bitewe n'uko Bibiliya irabivuga. Imirimo tuba twakoze, tukazana 1/10 ndetse n'amaturo, cyangwa se n'indi mirimo yose ikorwa mu rusengero ishobora kuzanira umuntu umugisha. Ariko nubwo ibyo wabikora, ntitwibagirwe misiyo yazanye Kristo, ntitwibagirwe misiyo yatumye Kristo ava mu ijuru. Hari ubwiza, hari byose. Yari abishoboye kuba yakubwira ngo bona iki ukakibona,
ari mu isi yabashaga kuvuga ngo uyu nabone amafaranga akayabona, ariko ibyo yakoraga byose Yesu icyo namukundiye ntabwo yajyaga ava kuri misiyo yamuzanye. Yagukizaga indwara, akakugaburira ushonje, ariko bikarangira akweretse umurongo nyirizina, kubera ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, nta muntu n'umwe wajya kwa data atari we umujyanyeyo. Nshuti zanjye rero, bene data, ijambo numva ririmo rimfasha tugomba kuganiraho muri aka gakiza Imana yaduhaye, muri uyu murimo turimo. Ubu butumwa ndashaka cyane ngo bubanze bugere ku bantu bari mu nzu y'Imana, bamaze kwakira Imana. Tumenye misiyo y'umwami wacu Yesu Kristo twakiriye, tumenye inkomoko y'izina ryacu. Kubera iki twitwa abakristo? Ni ukubera Kristo watubanjirije, kandi tugomba kugira ikirenge mu cye, tugomba gukora ibyo yakoraga. Misiyo yamuzanye kwari ukugira ngo ashakishe abo batari bamenye Imana bayimenye, tubone inzira y'ukuri, kuko niwe nzira y'ukuri izatujyana mu ijuru. Umuntu utemera Kristo ntabwo ashobora kuba yazagera mu bwami bw'Imana ubwo twirirwa tubigisha. Wakwibaza ati se umuntu yamenya Kristo bigenze bite? Ijambo ry'Imana ribisobanuraho neza. Kuba wahanura cyangwa se ugakora ibitangaza, ibyo ntibisobanuye kuri muri misiyo ya Yesu Kristo. Hari icyo ugomba gukora, ugomba kubahiriza amabwiriza cyangwa se amategeko y'Imana nk'uko ari, ugomba gukora uko Imana ishaka, ugomba gukora uko ijambo ry'Imana ritubwira. Kubera ko uyu mugabo yari afite ubukire, yari umukire, yari afite akazi gasanzwe kamubeshejeho, ubuzima bwe bwari bumeze neza, nta kibazo kijyanye n'imibereho yari afite, ariko muri we yumva hari ikintu abura. Ndababwiza ukuri ngo umuntu utaramenya Imana haba hari ikintu abura, haba hari ikintu abura. Nawe ubwe iyo agenda arabyumva, gusa nuko aba ataramurikirwa n'umucyo kugira ngo amenye ikibura icyo ari cyo. Ariko hamwe n'impano y'Imana Yesu Kristo yazanye mu isi kugira ngo tumumenye cyangwa se tumenye inzira ye, natwe abahamagariwe gukora uyu murimo, ndabasaba cyangwa se mbashishikariza kugira ngo mureke tukorere Imana, tuvuge ubutumwa nk'uko bikwiriye, twamamaze inkuru ya Yesu Kristo ku isi, kandi tutava ku ntego ye yo kugira ngo abazimiye babashe bagaruke mu nzu y'Imana, abantu bamenye Imana by'ukuri, tuve muri kompetisiyo yo kuba twashaka kugira abantu benshi badukurikiye, cyangwa se abantu benshi. Izi channel zo dukoresha rimwe na rimwe hari ubwo abantu dushobora kuzikoresha dutekereza ko hari ibindi twabonamo, ariko ibyo tutarabitekereza tubanze dutekereze kuri misiyo ya Yesu, ni ukwamamaza ubutumwa bwiza. Kristo ajya kujya mu ijuru yagiranye meeting cyangwa se yagiranye inama n'abigishwa be ubwo yari amaze kuzuka yenda kubasezeraho, ngo bari ahantu hamwe bahuje umutima, arabaganiriza arababwira ngo mugume hano, muhuze umutima, mugume hano, ngiye kugenda nzaboherereza umufasha. Arabangwa mu byakozwe n'intumwa, arabango cyakora muzahabwa imbaraga uwo mwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya ku Yudaya, Isamariya, kugira no ku mpera y'isi. Birakwiye rero kugira ngo tubanze twuzure imbaraga z'umwuka wera, duhamye Kristo twamenye, tutamuvuga igice, twibuka misiyo y'Imana, twibuka misiyo yazanye Yesu Kristo. Yavuye mu ijuru hari ibintu byose, hari ibintu byinshi. Hari abantu benshi babuze amahoro bameze nk'uyu mugabo witwa Zakayo, hari abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye, hari abantu benshi. Ni nacyo cyatumye Imana cyangwa se umwana wa Yesu Kristo aza, ni nacyo cyatumye Imana iduha impano zitandukanye. Bamwe bahakubwiriza, abandi bahaguhanura, abandi bahakuririmba. Ntabwo ibyo yabidukoreye kugira ngo tubi bitangaza cyangwa twamamare, kwari kugira ngo izo mpano tuzikoreshe mu gucungura abantu bayo batarayimenya, tubereke inzira nziza, tubereke umugambi w'Imana, tubereke gahunda ya Yesu Kristo yamuzanye ku isi. Uwo yahaye impano yo kuririmba aririmba izo ndirimbo zigende zivuga ubutumwa bwiza. Hari abantu benshi baruhiye hari, iyo uhimbye indirimbo, iyo ndirimbo ikaza igaragaza ivuga ku banyamibabaro, iyo abanyamibabaro bayumvise bumva hari inyota bagize gukurikirana uwo muntu n'uwamuhaye iyo mpano. Iyo ufite impano yo gusengera abarwayi, ugasengera abarwayi bagakira, uwo wenyine ukize yumva agize inyota yo kumenya ikintu kiri muri wowe gituma usengera abantu bagakira. Iyo ufite impano, Imana yaraguhaye ubushobozi mu buryo bw'amafaranga, ugafasha umuntu ugasura abarwayi, wa murwayi iyo umusuye ukaba wamwishyurira ibitaro cyangwa se ukamuha mu bundi buryo, niyo akize
ashaka ukunda kenshi wumva bavuga ngo uriya ni umuntu w'Imana, uriya ni umukozi w'Imana. Ntabwo igitangaza rero ari uko wiswe umukozi w'Imana, ahubwo igituma Yesu Kristo yakoraga ibyo bintu agakora ibitangaza akazura abapfuye, kwari ukugira ngo abantu batangarire icyo gikorwa gikozwe, basigare bibaza ngo niki twakora kugira ngo uyu muntu abe umuntu wacu bwite, niki twakora kugira ngo twinjire muri iyi nzira natwe twitwa abakristo, rimwe rimwe tube twabasha gukora nk'ibyo akora, cyangwa se tube twazabasha kubana nawe. Nicyo gituma abantu baza kuri Yesu. Biriya ni nk'ibintu bituma impano ni uburyo bw'indobani buroba abantu. Yesu yigeze asanga Petero aroba amafi, aramubwira ngo narekeraho kuroba amafi azamugira umurobyi w'abantu. Iyo mu buryo busanzwe bwo mu mubiri, iyo uroba ugomba kuba ufite n'indobani ukoresha, ugashyiraho, hari akantu bashyira ku ndobani. Nigeze ntura ku nyanja, ku kiyaga bita Cyohoha, ahantu bita i Bugesera, niho nakuriye. Nigeze mbayo, iyo umuntu agiye kuroba afite indobani bagashyiraho akantu ukajugunya mu mazi, ukarindira ko ikinyanja cyangwa se ifi ifataho, ukaza gukurura ukoresheje tekinike y'abarobyi. Kristo amaze guhindurira ubwo buzima bwa Petero kugira ngo ave hariya, hari ikindi kintu yagomba kumuha. Niba amutesheje indobani mu buryo bw'umubiri, yagombaga kugira indi ndobani amuha mu buryo bw'umwuka. Izi mpano Imana yaduhaye ni indobani zituma turoba abantu, ntizidutere kumva hari ibyo turi byo ngo tube ibitangaza bituvane ku gukorera Imana. Ni indobani. Uriya niba yaje yarashonje ukamugaburira, ubwo ni indobani uba umukuruye umuzana kuri wowe. Iyo umuzanye kuri wowe rero kuko uri umukristo, akwigiraho ibya Kristo, akakwigiraho imico ya Kristo, kubera ko wamaze guhinduka umukristo. Muri wowe imico yawe ni nk'iya Kristo, noneho nawe akiga imico ya Kristo, bigatuma akomeza inzira y'Imana ijya mu ijuru. Ubwo rero uba ukoze ya misiyo ya Yesu, uba uvanye umuntu mu mwijima, nawe uba warasigaye ushakisha, ufasha Yesu gushaka yari yazimiye. Uba uri mu murongo mwiza. Imana ishimwe cyane. Ndenda ngo tuganire cyane, kandi ndenda ngo abantu bamenye, dusobanukirwe ivugabutumwa. Turi mu bihe by'imperuka. Pawulo yigeze abivuga, aravuga ngo mumenye yuko mu gihe cy'imperuka hazabaho ibihe biruhije. Turi mu gihe cy'imperuka, turi mu bihe biruhije. Uretse ko nta n'ibintu byoroshye, nta n'igihe kigeze cyoroha. Nkunda kubibwira abo dukorana umurimo w'Imana, bakavuga ngo turi mu bihe biruhije. N'abandi kumwe n'abadiyakoni bavuga ngo turi mu bihe biruhije. Nkababaza nti, Stefano niwe wakoze mu gihe cyari cyoroheje, we bateye amabuye? Waba uri umubwirizabutumwa cyangwa se umukozi w'Imana mu buryo butandukanye, utekereza ko Petero ari we wakoze mu gihe cyoroshye, we babambye bamucuritse? Nta n'igihe kijya cyoroha kibaho. Buri muntu wese igihe akoramo umurimo w'Imana kiba kimukomereye. Reka rero twe tuvuge mu gihe kidukomereye cy'uyu munsi. Turi mu bihe biruhije biteye ubwoba, ku buryo ibidukura ku Mana ari byinshi. Isi imaze gutera imbere cyane. Uko mureba turimo dutekereza gukoresha tekinoloji tubwiriza isi kugira ngo abantu bose bahinduke bamenye Yesu, ni nako na Satani nawe akoresha iyi tekinoloji avana abantu ku Mana. Hari ibintu byinshi biri kuri izi channel YouTube, biri kuri social media zitandukanye, TikTok, bifite izindi mbaraga bikamura umuntu bikamuvana ku Mana, ku buryo ari indobani ya Satani akoresha aroba abantu b'Imana bavana mu nzu y'Imana, ku buryo iyo ubihanze amaso ukabitinda imbere, usanga wanamutse, ugasanga ari nta mbaraga z'Imana zikikurimo. Nagira ngo mbabwire rero bene data, niba koko turi abakristo, twarahamagawe na Kristo, tukamukurikira tukitwa abakristo, mureke tube nka Kristo koko, twe guhusha intego. Tugume ku ntego yacu, tugume ku ntego yo kuba abakristo. Ni byiza dukore, tujye mu mirimo yacu dukore, ariko mu byo dukora byose tubikore twibuka yuko turi abagenzi bajya mu ijuru. Ntituve ku ntego, ntituve kuri misiyo yacu. Niba uri umucuruzi, wirinde gukoresha iminzani iri bwiba abantu. Niba uri umworozi, ukora iby'uko aborozi bagomba gukora. We ukora imirimo itandukanye ituma uva ku ntego yawe, kubera ko na Kristo ari mu isi ntiyigeze ava ku ntego ye. Yajyaga agaburira abantu bagahaga, ukabona habayeho ibintu byinshi, ariko nubwo yabaga amaze kugaburira abantu, ntabwo yibagirwaga misiyo yamuzanye. Ntabwo yatahaga atababwiye ijambo ry'ubugingo ribabohora. Bibiliya ivuga ngo iyo yamaraga gukiza imibiri, yakizaga n'imitima. Yamaraga gukiza abantu indwara zabo, yahitaga babwira ibyururutse imitima, bakagenda bakabohoka, bagakora umurimo w'Imana. Ntabwo yajyaga ava
kuri abagande babyita ngo kuva ku muramwa, ntabwo yajyaga ava ku muramwa. Misiyo yamuzanye yahoraga imurimo, intego ye yahoraga iri mu mutima we. Abakristo muri iyi minsi ya none duhura n'ibibazo bitandukanye, tubwiriza ubutumwa bwiza ariko ibituvana ku ntego bikaba byinshi. Umuntu aba umuririmbyi mwiza agakoresha ijambo ry'icyongereza avuga ngo ni uguhitinga, agahitinga igihe gito, hashira iminsi isi ikamutwara ugasanga yagiye mu bindi kubera ubutunzi bw'isi. Ni byiza dukore, ni byiza amafaranga tuyashake, ni byiza twubake amazu, ariko papasi yacu twe kuva ku ntego, twe kuva kuri misiyo yazanye Yesu Kristo kudushaka. Natwe niba turi abakristo dukomeze twamamaza ubutumwa bwiza, dukomeze tubwirize amahanga, dukomeze twagura ubwami bw'Imana. Uyu mugabo witwa Zakayo ngo akimara kwakira ineza y'Imana, umva icyo nshatse kukubwira mwene data, hanze aha hari abantu benshi bafite inyota yo kubona Kristo, barimo barakoresha na cyane nkano muri kino gihugu cyacu cya Uganda, baratanga amafaranga yabo bajya kugura, basa nk'abajya kugura Imana kandi bakayigura hatari, bakababesha, zana ibi ngibi tubigenze gutya. Abantu bafite uburyo bwinshi barimo bashaka mu Imana, ariko abakabaye babageza ku Mana ntabwo barimo bayibagezaho neza, kubera ko abantu bataye intego yabo, bibagiwe, baravuga basigaje ubukristo ariko bibagirwa misiyo y'umukristo. Nagira ngo mbabwire ngo bene data, mumfashe, ndumva mfite ishyaka. Nagize umugisha Imana impamagara nkiri muto, ariko numva mu minsi yanjye, Gerardine wabiririmbye avuga ngo mu minsi ye ntizapfa ubusa. Nanjye numva mu minsi yanjye ndumva mfite gahunda yo kwamamaza Imana, ndumva mfite gahunda yo kuvuga ubutumwa bwiza, ndumva ntajya ntekereza ko nahusha intego. Ndabyifuza kandi mbisabira n'abantu bose bankurikiye kugira ngo twirinde guhusha intego, kandi abe nako dusabirana. Rero ndagira ngo mbabwire bene data, kugira ngo dusobanukirwe neza icyo Kristo adushakaho, dusobanukirwe neza icyo Imana idushakaho. Igituma Imana ishora ubutunzi bwayo mu ivugabutumwa ntabwo ari ukugira ngo twebwe abakozi b'Imana tube ibyamamare tumenyekane cyane, ahubwo idushoramwo ibishoro byayo, iduha impano, iduha amafaranga, iduha ubwenge, itwigisha kugira ngo tugende tujye gushaka iyari yazimiye. Iyo niyo misiyo ya Yesu. Nari ndimo mvuga ku byabaye kuri Zakayo. Zakayo amaze kugaragaza ko afite inyota, akora ubushoboka. Hari abantu bafite ahantu bafite ibintu bitewe n'amateka byabaremaje bibabuza kureba Imana. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu bafite amateka yababujije kureba Imana. Umuntu akavukira ahantu hakamubera amateka, ugasanga agira mu Gifaransa babyita complexe, sinzi uko nibo bivuga mu Kinyarwanda, ariko ugasanga afite ipfunwe ryatuma atagera mu bandi. Abantu bafite ibintu byinshi, ugasanga umuntu afite amateka, yenda yakoze ibyaha byinshi, arazwi ku gice, akumva ibyo ntibyamwemerera ko yareba Imana. Abantu bafite ibikomere byinshi, ugasanga yenda yakennye kuri icyo cyaro atuyeho, yagikeneyeho, akumva ntiyajya kwegera bariya bantu ngo abe yabasha kwakira Imana. Ariko nubwo bimeze bityo, ndasaba kugira ngo tugire ishyaka ryo gushaka Imana. Imana ntabwo imeze nk'abantu, ntabwo yita kuri za kavukire, ntabwo yita kuri za karande, ntabwo yita ku by'idusanzemo, ntabwo yita ku mateka dufite. Ngo uyu Zakayo yirengagiza ko yari yarambuye abantu, yirengagiza ko yakoraga umurimo utagira imbabazi, ngo ariko ngo yisangamo ko afite ikibazo cy'ubugufi. Bene data, tubanze tumenye intege nke zacu aho ziri, kuko iyo wamaze kumenya intege nke zawe nicyo gituma ubona Yesu. Ntabwo wabona Yesu utaraca bugufi, ntabwo wabona Yesu utarava mu byaha, ntabwo wabona Yesu utaremera guca bugufi. Uyu Zakayo, ikimenyetso cy'uko yari amaze kwihana, yabonye ko adakwiriye, cyangwa se uburyo bwe butatuma, tubizanye mu buryo bw'umwuka, butatuma areba Yesu, ngo yisunga igiti arurira. Ni amateka akomeye cyane. Yisunga igiti arurira, ngo ariko ngo akimara kurira abona Yesu. Yesu nabo baramubonye ngo ngiyo ururukire. Bene data, aragira ngo mbasabe, mureke twe kwita ku mateka. Hari ibintu byinshi bitubuza kureba Imana. Bishobora no kuba atari imibereho mibi, n'imibereho myiza nayo yakubuza kureba Imana. Ukabona ibintu by'Imana ni iby'abantu boroheje, ariko nagira ngo nkubwire ngo ntabwo ari iby'abantu boroheje gusa. Abakomeye bamenya Imana, boroheje bamenya Imana, abatunzi bayimenya, ababyaye barayimenya, abatarabyaye barayimenya. Imana muri gahunda yayo yiyereka umuntu wese ukwaye. Kandi ikintu cyantangaje cy'Imana, igira inzira nyinshi zirenga 1000. Ishobora kugusanga ikoresheje indobani yo kugukiza ukabona ubukire bwinshi,
kugira ngo ushime Imana, abakene nabo bamenye ko mu Mana haba ubutunzi. Ishobora gukoresha indobani yo kugukenesha kubera ko ibona ko wishyize hejuru ugakena, muri bwa bukene akaba ari mwe umenyera Imana ikakuroba. Noneho iyo umaze kuva muri ubwo buryo bwose, icyo mbasaba ni kugira ngo mujye mugira ishyaka, muharanira kuvuga iby'Imana yabakoreye, kubera yuko hari abantu bari hariya ho mwahoze bakeneye kumva ijwi ryanyu, bakeneye kumva ubuhamya bwanyu, bakeneye kumva amashimwe yanyu. Noneho nabo bamenye ko hari Imana igira neza. Nibamara kumenya ko hari Imana igira neza, bahere ko bahimbaze Data cyangwa se So wo mu ijuru. Muri kwa kumuhimbaza bagaruke bamushake, bamumenye nk'uko Zakayo yamushatse, bagirirwe imbabazi. Ngo Zakayo amaze kwihana, amaze kubona ko ababariwe, amaze kubona ko Yesu amwemeye, nibwo yahise atangira kwera imbuto, gukora. Aravuga ati noneho ibyanjye ndabigabanya abakene, ngiye gutangira kugaburira abantu. Iyo ukora imirimo ariko udakijijwe, iyo ukora imirimo idafite aho yandikwa n'imfabusa, uba ukorera icyubahiro cyo mu isi kizabura. Ariko tubanze duce bugufi, dukureho ibituma tutabona Imana, twisunge igiti nk'uko Zakayo yakisunze, twisunge Kristo kuko niwe waje kugira ngo aduhe inzira itujyana mu ijuru. Niwe nzira y'ukuri kandi niwe bugingo, niwe wenyine ubonerwamo agakiza. Nta yindi nzira yatujyana kwa Data uretse Yesu Kristo. Niyo mpamvu mbasaba ngo mugume ku ntego, niyo mpamvu mbasaba ngo mugume ku ntego iyi yazanye Kristo. Ntabwo Kristo yaje kugira ngo twambare tuberwe cyane, kandi nta nubwo yaje kugira ngo twambare ibigunira buri munsi. No, abarokore twabaho neza tukambara tukaberwa, ibyo ntacyo bitwaye Imana. Umurokore ashobora no gusonza akanaburara, ibyo ntacyo bitwaye Imana. Imana y'icyo ishaka kukwigisha n'ikireba niba yakikwigishije ukakimenya. Ni misiyo yayo ni ukugira ngo umuntu atava ku ntego iyo Kristo yaje kutumenyesha, kuko yaravuze ijambo rye ajya kugenda, yaravuze ngo simbasize nk'imfubyi, nzaboherereza Umwuka Wera ari we mufasha. Arangije arababwira ngo kandi ni byiza ko ngenda kugira ngo aho njya tuzabaneyo, ngo ngiye kubategurira ahanyu, ngo kwa Data hariyo amazu menshi, iyo atahaba mba mbibabwiye, ngo ariko ni byiza ko ngenda kugira ngo njye kubategurira ahanyu, kugira ngo aho nzaba namwe tuzabaneyo. Bene Data rero, niba mwumva mwifuza ko tuzabana mu bwami bw'Imana, niba wumva ufite inyota yo kuzabana n'Imana ubuziraherezo, niba wumva ufite ishyaka ibyo ukora mu nzu y'Imana, niba wumva ubikora ushaka kuzabona Imana, niba ubutunzi bwawe ujya ukoresha mu bintu bijyanye no gusenga no gufasha abantu cyangwa se no kugura ibikoresho bitandukanye byo mu nzu y'Imana, niba ubikora wumva ufite umugambi wo kugira ngo uzabone Imana, ndagira ngo nkusabe ngo utava ku ntego iyi ngiyi ya Kristo. Kristo icyamuzanye kwari ukugira ngo ashake iyari yazimiye ayigarure mu rwuri. Ndimo ngana ku musozo rero, nagira ngo nshimire abankurikiye, ariko mbasaba kugira ngo twirebe, dusabe Umwuka Wera aturondore, turebe niba ari nta bintu byatuvanye mu rwuri, turebe niba ari nta bintu byatumye tuzimira, turebe niba mu mirimo dukora ya buri munsi ari nta kintu cyadukuye ku Mana, turebe niba mu mibereho yacu ari nta bintu byatwigije kure y'Imana, turebe niba mu mibanire yacu n'abo tubana nabo ari nta bintu byagiye bitwigiza kure y'Imana, turebe niba mu bigeragezo twagiye duhura nabyo twarabashije guhagarara hamwe n'Imana. Nidusanga twarahagaze neza n'Imana, dushimire Imana kandi dukomeze gusenga dusengera n'abandi baba baragize intege nkeya. Nituramuka dusanze rero hari aho twagize intege nkeya, ushobora kugira intege nkeya bitewe n'umugabo. Umugabo yakugerageza ukagira intege nkeya, ubwo uba wavuye ku ntego, misiyo uba wayivuyeho. Umugore yakugerageza ukava ku ntego, ugatandukira ukava mu byizerwa, nubwo ufite icyabiguteye ariko uba wamaze kuva ku ntego. Abana bakugerageza, ubuzima ubayemo bwakugerageza, imiryango uvukamo yakugerageza, igihugu urimo cyakugerageza. Hari ibintu byinshi, hari indobani nyinshi Satani akoresha kugira ngo atuvane ku ntego Kristo yadusizemo. Ubaye rero utekereje neza, Umwuka Wera akakuyobora, ugasanga hari uko byaba byaragenze, ugasanga hari uko bitagenze neza, ugasanga hari ibintu byagutandukanije n'Imana, nagira ngo mu mwanya uze gufatanya nanjye dusenga Imana, twinginge Yesu muri ya misiyo yamuzanye. Yesu nagira ngo nkumenyeshe ngo we ntago arigera ava kuri misiyo yamuzanye, ntago arigera ava ku ntego yamuzanye, nubwo yagiye mu ijuru, ariko na n'uyu munsi aracyakiza. Gahunda ye
yamuzanye aracyayiriho, ntajya ata intego ye, ntajya ava ku ntego. Na n'uyu munsi aracyakora akoresheje abakozi be, akoresheje umwuka wera yabahaye wo kubafasha, abohora ababoshye, ashaka intama zazimiye. Niyo mpamvu tuba twanyuze tubwiriza abantu abahari, tukabona ishyaka rigakomeza rikatwakamo, bikaba naho dutangiye kubwiriza no ku macano, tukabwiriza abantu abahari n'abadahari, kugira ngo ubutumwa bwiza n'utaje mu rusengero, n'aba arimo areba kuri telefone, n'aba arimo areba kuri televiziyo, ahari hose ubutumwa bwiza bubashe kumugeraho. Iyi nta yindi gahunda, ni ukugira ngo dushyigikire misiyo y'umwami wacu Yesu Kristo waducunguye, kugira ngo buri muntu wese ubutumwa bwiza bumugereho, kugira ngo umuntu wese aho yazimiriye yumve ijwi ry'Imana nk'uko Zakayo yaryumvise akaza yirukanka. Murakoze rero, tumaze kuganira ku ijambo ry'Imana, tugiye gusenga Imana kugira ngo umwuka w'Imana akomeze kudufasha, bitewe n'uko ijambo ry'Imana tumaze kumva ritugezeho, aho usanga hari aho wagize intege nkeya, ugasa nk'uwazimiye. Umenye ngo Kristo arimo araguhamagara, Kristo aragushaka. Kristo icyamuzanye kwari ukugira ngo niyari yazimiye ibone ubugingo ndetse bwinshi. Niba ubuzima urimo bwaba busa nk'ubukomeye mu buryo bw'imibereho, udatekereza ko Kristo atakuzi. Nicyo cyatumye ajya kuvukira mu kiraro, kwari ukugira ngo n'aboroheje bamenye yuko ari umwami wabo. Rero nta buzima na bumwe, nta kintu na kimwe twahura nacyo cyatuma kiba urwitwazo rwo kuzimira tukava mu rwuri, kubera ko umushumba ni Kristo. Icyamuzanye rero, cyangwa se misiyo ye nk'uko twatangiye tubivuga, nenda ngo tuganire kuri misiyo y'Imana, ibe muri twebwe, tuyigendane, tujye tuyitekerezaho buri gihe mu byo twibwira no mu byo dukora. Abantu bose muri iyi si ni abakozi b'Imana, umuntu wese ni umukozi w'Imana, nta muntu n'umwe utari umukozi w'Imana. Ariko muri ubwo bukozi bw'Imana no muri ubwo gukorera Imana, tuzirikane no kuba abana b'Imana, dukore misiyo nk'iy'umwana w'Imana Yesu Kristo. Kuko Yesu Kristo misiyo ye kwari ukugira ngo, cyangwa se ikigendererwa cye kwari ukugira ngo agarurire abantu ku Mana. Natwe rero niba turi abana beza bakundwa n'Imana, tuve cyane gushyira imbaraga mu kuba abakozi b'Imana, ahubwo dushyire cyane imbaraga mu kuba abana b'Imana. Dutarurukanye abana b'Imana bari hirya no hino, tubagarure mu rugo kwa Data, kubera ko igihe kirageze, isaha ziri mu gihe cya nimugoroba. Kristo agiye kugaruka kugira ngo azasange hari imirimo twakoze mu rugo kwa Data. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reke dusenga Imana kubwira ijambo. Mana yacu, Mana nzima, turagushimye, turaguhimbaje kubw'imirimo n'ibitangazo dukorera, kandi turagushimira kubw'uyu mwanya uduhaye. Turagushimira kubwira ijambo tumaze kumva Mwana. Tubonye uyu mwene Data waje kumurikirwa n'umucyo, akumva afite ishyaka n'umuhate byo kukureba. Wabona mu mutima we afite kugushaka, ukamwiyereka kandi ukemera no kuri ari we. Niko iri jambo rigeze ku isi yose, rigeze ku bantu benshi batandukanye. Nagira ngo umuntu rigezeho akagira ishyaka n'umuhate n'inyota yo kukumenya no kukubona, utitaye aho ari n'amateka arimo. Nasaba ngo nk'uko wagize kwemerera Zakayo ukamubwira ngo niyururukure abana nawe, ubasange mu buryo bw'umwuka, ubavane mu byo bari barimo, ubururutse mu bibananije no mu byo buriyemo, babashe kuruhuka imitima, bakurikira inzira yawe. Kandi umwuka wera akomeze kubasobanurira misiyo yawe cyangwa se intego yawe, ko wazanywe no gushaka abari bazimiye, kugira ngo tugaruke mu rugo, tuzabane nawe mu buturo bwera aho wagiye kudutegurira. Urakoze, shyigikira ijambo ryawe kandi ukomeze kudushyigikira. Bisabye n'ingi izina ryawe ryera Yesu, amen. Murakoze. Yesu ashimwe. Ndabashuhuje mwese abo turi hamwe, yaba abo turi hamwe hano muri Uganda cyangwa se abadukurikiye bari mu bihugu bitandukanye. Nanone nongeye kubasuhuza. Nitwa Pasiteri Ntagozera John, ni umupasiteri mu itorero rya ADPR PCIU ADPR Uganda, niho nkora umurimo w'Imana. Nejejwe n'Imana rero kuganira namwe ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Nehemiya ibice byaho 2, umurongo wa 17
ndetse n'uwa 18. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Mpera ko ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi, ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Umurongo wa 18. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake, nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Amen. Mana, turagushimye wongeye kutugirira ubuntu, ukatwongera amahirwe ndetse n'umwanya wo guhangara tukavuga ibyawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugeze muri uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rikuru, riraturuta, ariko turasaba umwuka wawe wera kugira ngo abe muri twebwe abagiye kurivuga, ndetse kandi abe no mu bagiye kuryumva, kugira ngo ari njye urivuga n'abari urikurikire twese twunguke kandi tubashe kungukira mu ijambo ryawe. Urakoze kugiye kudushyigikira, kuko ushyigikira ubwami bwawe. Bisabye ningi izina ryawe ryera Yesu. Amen. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho. Umutwe uvuga gutya, ndavuga ngo iki ni cyo gihe cyawe cyo gukorera Imana. Ndumva ari uwo mutwe ngiye guhaya amagambo tugiye kuganiraho. Uravuga ngo iki ni cyo gihe cyawe cyo gukorera Imana. Kubera iki mvuze gutya? Abantu benshi bafite inzitwazo. Hari abantu bavuga ngo ntago igihe cyane cyo gukorera Imana kiragera, bakabwira n'Imana ngo niramuka ikoze ibi ngibi nibwo bazayikorera, bakagenda bashyiraho impamvu zitandukanye. Ariko uyu munsi ngize umugisha wo kuvugana nawe, nkuzaniye ijambo rivuga ngo iki ni cyo gihe cyawe cyo gukorera Imana. Kubera ko tuzi iminsi tumaze, ariko ntabwo tuzi iminsi dushigaje. Niba rero ugitekereza ko uzakora mu gihe kizaza, waba wibeshya cyane, kuko ntabwo tuzi igihe dusigaje. Kandi niba wumva warakoze mu gihe cyashize, nagira ngo nkwibutse ko ijambo ry'Imana ritubwira yuko imirimo ya nyuma ari izahesha iya mbere agaciro. Nongera kukubwira ngo iki ni cyo gihe cyawe cyo gukorera Imana, kandi nanjye ni cyo gihe cyanjye cyo gukorera Imana. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Nehemiya. Uyu mugabo ni igihe cyari kimukomereye, ni igihe ubuzima bwabo butari bumeze neza bw'Abayisiraheli. Bari barajyanyweho iminyago. Ubwami bw'i Babuloni bari barabateye, barabanyaga, batwara abantu, batwara n'ibintu. Haba amateka akomeye cyane, babajyana kubakoresha imirimo y'ubucakara. Bagezeyo uyu mwana bita Nehemiya aza kubigiriramo amahirwe, nubwo ari nta mahirwe yo mu bucakara, ariko Abanyarwanda bakunda kuvuga ngo nibibi birarutana. Aza kugira amahirwe, akora umurimo usa nk'aho ari mwiza, abona umurimo wo guhereza umwami hano muri uyu murwa bita Ishushani. Akora uwo murimo, ariko ukurikiranye Bibiliya uko ijambo ry'Imana ritwereka, uyu murimo ntabwo yawukoze anezerewe. Niyo mpamvu ngo navuze ngo nibibi birarutana, ntabwo yari kuwukora anezerewe, kuko yari ahari mu buryo atishimiye, mu buryo atateguye, mu buryo atatekerejeho, mu buryo atapuraningiye. Yarabyutse gusa yisangayo atarigeze abitekereza. Bene data, tukiri aho, hari ubuzima twisangamo. Ukaba warakuze wumva uzaba umuntu ukomeye. Niba warigeze wigaho, waba uri mu ishuri, kumva nurangiza uzaba umuntu ukomeye, uzaba umuntu ukomeye mu nzego za leta cyangwa se za gisirikare cyangwa se umucuruzi uteye ubwoba. Ukumva hari ukuntu wiyumvamo icyo uzaba cyo gikomeye, hanyuma ukaza gutungurwa kandi no kwisanga ahandi hantu. Bijya bitubaho mu buzima busanzwe. Nanjye mu mikurire yanjye no mu mibereho yanjye ntabwo nari nzi ko iki gihe naba ndi muri Uganda, Kampala. Numvaga ko bitashoboka, ariko
natunguwe no kuhisanga, ariko maze kuhisanga iri jambo nanjye rirandeba rinzaho nsanga nicyo gihe cyanjye cyo gukorera Imana, kuko nubwo mpisanze ntarabitekereje ariko ni igihe cyanjye cyo gukorera Imana. Bene data, uyu mwana ahageze ngo iyi mirimo yose yayikoraga atanezerewe, afitemo ibibazo. Cyambere yarajyanywe ari umunyagano, yakoraga iyo mirimo y'ibwami, byanga byakunda igihugu gitandukanye n'icyo kigira imico itandukanye. Niba iwabo barasengaga wasanga ahantu gusenga turabizi neza ko byabaga bitoroshye. Hari ubuzima yabayemo bwatumaga atanezererwa ibyo ngibyo. Hari ubuzima tujya tubamo butuma tutanezererwa situation turimo cyangwa se ubuzima bwo turimo. Ariko nubwo bimeze gutyo, nubwo hari ahantu twisanze tutarahaplaningiye kuba, nubwo hari ibyo twateganyaga tukisanga turi mu bindi, nubwo waba warabyirutse wumva uzaba umuntu ukomeye ufite imodoka ugendamo, ufite ukuntu bigenze, uyu munsi ukaba utega taxi nk'abandi bose, ubwo buzima nubwo wabwisanze mutarabutekereje ntabwo bukwiye kukubuza gukorera Imana. Nagira ngo nkwibutse ngo igihe cyawe cyo gukorera Imana ni iki. Hari abantu benshi babona ibibazo bitandukanye. Ushobora kuba uri umwana w'umukobwa ugakura ukaririmba muri korali, waragize Imana ugasengera ku nsengero zikomeye, natwe cyane muri ADPR habaho umudugudu, akabaho kuri paruwase no ku ndembo, ugasanga wagiye ukunda gusengera ku cyicaro cy'izo nzego zo hejuru, yenda aho wasengeraga hari ku cyicaro cy'ururembo, hari se ku cyicaro cya headquarter, hari ku cyicaro cya paruwase se. Usanga abantu bakunze kuba amakorali akomeye, ugasanga niho wabyirukiye ukora umurimo w'Imana. Imana yaraguhaye impano zitangaje, uririmba abantu bagafashwa cyangwa se ubwiriza, hanyuma ukumva nawe wabireba ukabona wanezerewe, unejejwe nabyo, bigatuma muri plan zawe zo planinga ukumva ubuzima bwawe buzakorohera. Hanyuma ukaza no kwisanga ahantu utatekerezaga. Bijya bibaho ugasanga ushatse nk'umugabo ntibigenze neza mu rugo, ugasanga amahoro ntabonetse, hari ibintu mutumvikanyemo. Igihe wabaga muri ya korali unezerewe, ari wowe dirigente cyangwa ufite indi mirimo runaka ukora, uvuga rikijyana unezerewe muri korali, ugasanga mu rugo yenda uwo mubanye no gusharinga ibitekerezo, kugabana ibitekerezo, ngo ube wamuha ibitekerezo ntibikunze, ugasanga birakomeye. Nubwo ubwo buzima hari igihe tujya tubwisangamo. Renda nkubwire ijambo ngo ibyo ntibikubuze gukorera Imana. Icyo nicyo gihe cyawe cyo gukorera Imana. Muri situation yose wagira mu buzima bwose ubwo waba urimo, mwene data, nagira ngo nkubwire ngo icyo ni igihe cyawe cyo gukorera Imana. Ushobora kuba warakuze ukuriye mu muryango ukize, ugatekereza ko uzakira kuharenza, wagera imbere ugasanga biranze, usanze ntibikunze kugira ngo umukire nka so cyangwa se sogokuru wawe, wisanze mu bundi buzima yenda barakoreshaga, wowe usanze ukorera abandi. Nubwo ubwo buzima utari warabuplaninze, nubwo ubwo buzima utari warabutekerejeho, niba ubwisanzemo bwira imbogamizi zo kukubuza gukorera Imana, nagira ngo nkubwire ngo iki nicyo gihe cyawe cyo gukorera Imana. Hanyuma ngo uyu Nehemiya ngo ari muri iki gihugu, haza kuza abandi bantu, wageze ngo aza kugira, kubera ko aricyo cyamubaga mu mutima, ngo agira ishyaka ryo gushaka kubaza bimeze bite. Ngo aragenda abaza wa muntu wari uvuye iwabo, aramaze ati se ntiwamenya amakuru bimeze bite iby'iwacu? Aramubwira ati mwene data, iwacu ibintu byaracitse, i Yerusalemu harasenyutse, abantu barabatwaye, n'abasigaye batabatwaye nabo babayeho nabi. Yerusalemu harasenyutse, amarembo yaho yarahiye, habaye amatongo. Ibyo wari uzi Yerusalemu ntabwo ari byo bihari, ngo bimwongerera umubaba. Twibukiranye neza ngo uyu mwana nubwo yari ari mu bunyage, ntabwo yari abayeho nabi. Ntabwo waba uba ibwami ukora ku meza y'umwami ngo uburare, ntabwo wakwambara nabi, ntabwo wabaho utoga, ugomba kubaho ukeye, bagomba kuguha ibikenewe byose kugira ngo, kuko uri bugufi bw'umwami. Mu yandi magambo yari abayeho neza. Ariko nubwo yari abayeho neza, ntabwo byatumaga yibagirwa gakondo y'iwabo cyangwa se iwabo. Ikibazo gikomeye sosiyete duhuye nacyo, sosiyete nyinshi y'abantu cyangwa se abantu duhuye nacyo, ubuzima iyo buhindutse bugahinduka buba bwiza, bituma twibagirwa abo turibo. Ugasanga niba warabayeho uri umunyamasengesho usenga Imana, kubera ko kugura isukari byari ikibazo, isukari iyo yabonetse ubasha kugura umufuka, ugabanya amasengesho. Ariko nagira ngo mbabwire ngo nta gihe na kimwe gikwiriye kuduhindura ngo kitubuze abo turibo.
uyu mwana w'umuhungu ngo ikintu yakoze, ngo akimara kumva iyo nkuru ngiramubabaza, afata igihe ngo yibuza kurya, yibuza kunywa, agaragaza umubabaro ngo asenga Imana ababaye kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana, kuko yari yumvise iwabo byagenze, kuko yari yumvise iteshwa agaciro ryabaye iwabo. Bene data, dukwiriye gusenga tukaririra Imana. Hari iteshwa agaciro ry'iby'Imana ririmo rigenda rigaragara muri iyi si. Abantu basigaye bakora ibintu by'urukozasoni, ntabwo bagitinya. Izi social media zo tureba, abantu baragaragaza ibintu by'urukozasoni, ntabwo bagitinya. Baramamaza ubwami bwa Satani, barakorera Satani ku mugaragaro. Ibi twakabaye tubireba bikatubera inkuru, bikadupika nk'uko byakoze ku mutima wa Nehemiya, agafata igihe cyo gusenga. Tugafata igihe cyo gusenga Imana, tukamenya ngo iki ni cyo gihe cyacu cyo gukorera Imana. Nubwo Satani akomeje kuboha imitima y'abantu ayigarurira kugira ngo abahoye abona bazarimbukana nabo, natwe tugakomeza kwiyongera imbaraga zo kuba aba agenti b'Imana, zo kuba abakozi b'Imana nyakuri, zo gukorera Imana, tukiyongeramo imbaraga, tukabohora imitima. Abantu barakomerekera mu rusengero, abantu barakomerekera mu miryango, abantu barakomerekera mu kazi, abakoresha barabakomeretsa, abashumba bakomeretsa babashumbye, abayoborwa bakomeretsa ababayoboye. Hari ibibazo byinshi bituma abantu bakomereka, ariko nazanye ijambo rikubwira ngo nubwo ibyo byose byuzuye muri iyi si turimo, iki ni cyo gihe cyawe cyo gukorera Imana. Wakorera Imana ukayinezeza, wakorera Imana hakabaho impinduka. Mu gihe Kristo azaba agarutse kujyana itorero, ukazabona iminyago iyo wirata, kuko hari ikamba tuzambikwa abantu bahinduriye abandi kumenya Kristo. Bibiliya iravuga ngo tuzaka nk'inyenyeri, nibura iryo kamba ukazaribona. Ngo Nehemiya amare kumenya izo nkuru, ndagaragaza umubabaro. Amaze kugaragaza umubabaro, ngo umwami ngo aje ngarabaza ngo niki cyabaye, bimeze bite? Amutekerereza inkuru z'iwabo, amubwira uko ibintu bimeze. Hamwe no gusenga kwa Nehemiya, reka mbabwire icyo nshaka kubabwira hano. Hari ibintu isengesho rijya rikuraho ibintu bikomeye cyane. Hari ibintu ubona bisa nk'ibidashoboka, ariko wasenga Imana bya bintu bikavaho. Bimeze nk'inkuta z'Iyeriko, kubera gusenga Imana bigakurwaho. Ntabwo byari byoroshye ko uyu mwana ahabwa uruhushya rwo kugenda ngo ajye iwabo, uhereye no ku murimo yakoraga. Namwe mwese abagize umugisha wo gukoresha abantu, iyo ufite umukozi akagukorera neza, uba wumva atakujya kure. Uyu mwana rero ni ikigaragara ko yakoraga neza, kuko yari bugufi bw'umwami. Ariko kubera isengesho yabanje gusenga ritegura umwami, ngo ikiganiro yagiranye n'umwami kiramunezeza mu ruhushya rwo kujya iwabo no kubaka no gusana. Ngo agereyo asanga abantu batakaje icyizere cy'Imana, abantu muri bo ntibagifite ibyiringiro, abantu muri bo barwaye indwara yo gufata Imana nk'inyantege nkeya. Ushonje yageze ku rwego rwo kumva ko Imana itabasha kumuha ibyo kurya ngo arye. Uwambaye ubusa yageze ku rwego rwo kumva ko Imana itamwambika. Uwabuze umugabo ageze ku rwego rwo kumva ko Imana itamuha umugabo. Uwabuze urubyaro ari ku rwego rwo kubona ko Imana yizeye itabasha kuba yamuha umwana. Bibagiwe ibyabanje, bibagiwe amateka ya Bibiliya ko bahana na basara babyaye bashaje. Ibyo abantu babifashije hasi, babifashe nk'amateka nk'uko twigaga histoire, babifata nk'ibisanzwe. Asanga abantu ngo batakaje icyizere, ntabwo bagifite gutekereza ko Imana ishobora kuba yabatabara. Ngo areba strategy yababwirizamo, Imana itwongerera ubwenge abavugabutumwa, tubashe kumenya uburyo tugiye kubwiriza abantu dusanze. Ivugabutumwa ushobora kujya kubwiriza ahantu, niba ari mu cyaro cyangwa ari mu mujyi, ugomba guhindura strategy bitewe n'aho ugeze. Uyu mwana ahindura uburyo bwo ko agiye kubabwiriza. Ntiyahagaze ngo avuye ngo mvuge uko Imana ivuze, ntihagaze ngo ababwire ngo yemwe, ngo yigira inama yo kubicaza arabaganiriza. Aravuga ngo ariko mwebwe ntabwo mureba ko tumeze nabi, ntabwo mureba ko dufite ibibazo, ntabwo mureba ko isi yacu yabaye urukozasoni, abantu mbe twabaye abanyamateka mabi, ntabwo mureba yuko hasenyutse bwari ubuturo bwera, twari abantu bubatse amateka, twari abantu dufite Imana rurema, Imana ishobora byose. None ibyo byose twarabyirengagije, koko tugeze kuri uru rwego. Ngo arabaganiriza, mwebwe nimureba ko tumeze nabi, mwaretse tukiyunga mwakabaraga, tugakorera Imana yacu, tukareka gukomeza kuba igitutsi. Yesu ashimwe cyane. Birakwiriye yuko abarokore
Bibiliya ivuga iki? Yavuze ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi, ngo niko umuntu akwiye gutyaza mugenzi we, niko abarokore dutyazanya. Birakwiriye ngo twiyungemo imbaraga, nubwo hari byinshi bitumaramo imbaraga, tukabona twaratakaje ibyiringiro, tukabona ko bitagishoboka, ariko birakwiriye ngo uyu munsi niwo wawe wo kugira ngo unsange umbwirize ubutumwa bwiza. Uyu munsi niwo munsi wanjye kugira ngo ngusange mubwirize ubutumwa bwiza. Turebe mu isi y'umwuka ko isi yacu yononetse. Abana ntibagitinya gutuka ababyeyi babo, ababyeyi ntibagitinya gukora iby'isoni nkeya imbere y'abana. Isi y'umwuka yarononetse cyane, harasenyutse, habaye amatongo, nta kintu cyo biteye ubwoba. None Nehemiya yavuze ngo nimureke twiyunge mu imbaraga. Bene data, nubwo agakiza harabugira ukabona ntibikigezweho, abantu bose bitwa abarokore ariko bashakaho imbuto zikabura. Nagira ngo mureke twiyunge mu imbaraga, nubwo gukizwa bigoranye, nubwo tubona turi mu isi iruhije, ariko twiyunge mu imbaraga, twe gukomeza kuba igitutsi. Izina ry'Imana rye gutukwa ku bwacu, be gukomeza kuvuga ngo ni ba barokore, be gukomeza kuvuga ngo abapasiteri ni abajura, ni abatekamitwe. Twe gukomeza gutukisha izina ry'Imana. Mureke twiyunge mu imbaraga, dukorere Imana yacu nk'uko bikwiriye, dukorere Imana yacu nk'uko ijambo ryayo ribitubwira, kugira ngo twe gukomeza kuba igitutsi. Impamvu dusoma ijambo ry'Imana, tugasoma ibyo Nehemiya yakoze, tugasoma ibyo ba Ezira bakoze, tugasoma ibyo ba Mose bakoze, abantu bagafashwa, nuko mu gihe cyabo bahagaze nk'intwari, bagakora mu gihe cyabo. None natwe kugira ngo dutegurire abazaza tutakiriho, nuko duhagarara muri iki gihe cyacu tugakorera Imana neza, kugira ngo abazaza bazajye bavuga ngo ba pasiteri ntagozera bakoreye Imana muri Kampala bitoroshye, bakoreye Imana muri Kampala ubuzima bugoranye, bakoreye Imana muri Kampala kwitwa umwadeperi ari ikibazo, bakoreye Imana muri Kampala igihe kwitwa umunyarwanda cyari ikibazo, ariko ngo bakorera Imana. Tugerageze kugira ngo mu gihe cyacu icyo turimo dukorere Imana, kuko nicyo gihe duhawe, kugira ngo abazaza nyuma yacu bazabona aho bahera, nk'uko natwe dusoma ibyo abatubanjirije bakaba barabikoze, bikatwongeramo imbaraga zo gukorera Imana. Ngo amare kubicaza, ngo arabaganiriza, arababwira, arabasobanura ngo nimureke dukorera Imana. Ikintu cyiza nakunze, iyo umuntu avuga iby'Imana, Imana ikurikira ijambo ryayo kandi ikariherekeza. Ngo nubwo bari baratakaje ibyiringiro, Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo haracyariho ibyiringiro, ngo nubwo igiti cyaba cyaratemwe ko kizongera kigashibuka ndetse kikagira amashami nk'ayandi. Abo bantu nubwo bari baratakaje ibyiringiro, ngo barongera biyungamo imbaraga, ngo bumvise ibyo bintu babwiye. Umurongo wa 18 ngo arabanza batekereze ukuboko kw'Imana n'imirimo y'Imana. Abantu muri iki gihe dufite ikibazo gikomeye, abantu ntibagishaka kuvuga ko Imana yabagiriye neza. Umuntu arabyara agatinya kujya gushima Imana, ngo baragira ngo yirase. Umuntu abona amafaranga, Imana yamugiye neza, ntajye gutanga ituro ry'ishimwe ngo ashimire Imana ko ari cyo yamukoreye, ngo abantu barabireba bate. Abantu ni uko dusigaye duteye. Ariko ngo aha indi ntwaro yakoresheje ya kabiri, ngo niyo kubicaza akababwira imirimo y'Imana. Sinzi ntabwo Bibiliya bigaragaza neza, ariko mu mirimo y'Imana yababwiye, nkeka ko harimo umwe twavuga. Kuba yarajyanwe ari umunyagano, yagerayo agakora ibwami, nacyo ubwacu ni umurimo w'Imana. Bivuze ngo hari abandi bakoraga wenda mu gukata ibyondo, hari abandi bakoraga mu kubakishwa amazu babakubita kiboko, nk'uko tuzi ko Abisirayeli babaye muri Egiputa. Ariko ngo abona umurimo mwiza wo gukora ibwami. Mu mirimo rero myiza Imana yamukoreye, nkeka ko yavuze n'uyu wagombaga kuba arimo. Rero hari strategy tugomba kujya kubwiriza abantu babaye nta kigenda. Umuntu uramubwiza nta kigenda. Abantu b'Imana twabaye ba nta kigenda. Niba dufite Kristo, mumenye ngo dufite byose. Niba dufite Yesu Kristo waje nka byose mu buzima bwacu, tureke kuba ba nta kigenda bene data. Tureke kuba ba nta kigenda, tumanuke tujye kubwiriza ubutumwa bwiza, kubera ko iki nicyo gihe cyacu cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Ntabwo tuzabwiriza abantu tubabwira ko ari nta kigenda, tuzabwiriza abantu tubabwira imirimo y'Imana yakoze, dushira amanga, tudatinya ko abantu baduseka, tudatinya ko abantu batureba, tubabwira ukuboko kw'Imana yacu. Uyu mwana amare kubibabwira, Bibiliya yambwiye ngo nuko biyungamo imbaraga, ngo batangira gukora uwo murimo mwiza w'Imana. Imana ishimwe cyane. Hari akandi kantu ntabura kongeraho, abantu iyo bakijijwe kenshi hari igihe agira ngo ubwo akijijwe abonye amahoro, ubwo yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, agakizwa, ibintu birarangiye, ubwo ibindi byose Yesu yarabirangiye. Ntabwo birangije, ahubwo utangiye urugendo rw'intambara cyangwa se urugendo rugana mu ijuru. Utangira kurwana,
n'ubwami bwa Satani, utangira kurwana n'umwijima. Pawulo yabandikiye Abefeso, mu Befeso ndumva ubanza ari ibice 5, uhereye nko ku murongo wa 10 ngira ngo niba atari wa 11, aravuga ngo mwibuke neza yuko dukirana n'ibidafitiye inyama n'amaraso, dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Iyo tumaze kwinjira muri urwo rugendo rw'Imana, hari izindi mbaraga dutangira kurwana nazo. Mwibuke ngo twe turakorera mu isi y'umwuka, umwuka wa wundi w'Imana wera twahawe, twujujwe, tumaze kubatizwa mu mazi menshi, tukabatizwa no mu mwuka wera, cyangwa se tukabanza no mu mwuka wera tukabatizwa no mu mazi menshi, ariko tuba dukora dukoreshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Tuba tugomba rero guhura n'izindi mbaraga z'umwijima nazo zikorera Satani, tugatangira guhangana nazo. Iyo rero uri mu Rwanda nazo ugahura n'intambara, ntukijurute ngo ibi kuki byangezeho kandi ndi umurokore. Kuba warakijwe ntivuga ko utari mu ntambara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dufashe igihe mu ntambara, kandi Kristo niwe uzaca intambara zigashira. Hari abo nyobora hano i Kampala bajya bakunda kumbaza cyane ati se pasiteri, intambara mu itorero zarangira ryari? Ngira igisubizo kimwe, njya mbabwira nti Kristo wenyine niwe uzaca intambara zigashira. Ahubwo icyo dusabwa ni uburyo tugomba kwitwara muri izi ntambara. Umuririmbyi umwe yaririmbye aravuga ngo aha turi hahoze abandi, kandi natwe tuzahava haza abandi. Igifite agaciro ni amateka meza tuhagirira. Itware neza mu gihe cyawe, urwane intambara nziza yo kwizera. Igihe nikigera, Pawulo yarabyanditse aravuga ngo narinze ibyo kwizera, igisigaye yaramaze kuvuga ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igisigaye mbikiwe ikamba ryiza. Ariko si nyine, kuko yarazi ko natwe inyuma duhari turimo tuza. Bene data rero, ndagira ngo mbabwire iri jambo ry'Imana, tumenye ngo iki nicyo gihe cyacu cyo gukizwa. Tumenye ngo iki gihe cyacu nicyo cyo gukorera Imana. Dufite abantu benshi bari mu bwigunge, dufite abantu benshi bafite ibibazo, dufite abantu benshi bafite intambara, dufite abantu benshi basigaye babona Imana nk'umugome. Dufite abantu benshi bamaze kubihirwa n'ibintu by'Imana, bateruye amadosiye barega Imana. Jewe naririmbye kuva muri 92, naririmbye kuva nkivuka, naririmbye muri korali z'abana. Ntago Imana yankoreye ibireba, uriya waje ejo bundi, uko twabatije ejo bundi ameze gutya. Bafite amadosiye barega Imana, abantu babihiwe n'iby'Imana, abantu bamaze kumva bicanze batagikunda Imana. Ariko nagira ngo mbabwire ngo nimwinjire muri abo bantu. Iki nicyo gihe cyacu cyo kuvuga ubutumwa, tukabohora iyo mitima iboshye, tukabohora abo bantu nabo bari mu bubata, nubwo baba barasigaye batajyanyweho iminyago, batarajyanywe i Babuloni, nubwo baba barasigaye batagiye mu byaha ngo basohoke mu nsengero bajye kwicuruza, bajye kunywa inzoga n'ibindi, bagasigara mu rusengero, ariko abo basigaye nabwo babohewemo, bafite ibibazo, bicaranye ibyaha barega Imana, bicaranye ibintu barega Imana itabakoreye, bari mu rusengero. Ashobora gutangira amateraniro akitangira itama, cyangwa se akareba ibyo ivuga bikarinda birangira atakuye muri kino icyo. Ntabwo bagifashwa, bari mu bubahe, bafashwe, barabaswe. Dufite rero intego cyangwa se inshingano yo kubasanga, tukababwiriza ubutumwa bwiza. Ni igihe cyacu cyo gukora abantu, tukabasura, tukabasanga mu ngo aho batuye, tukabasanga mu bibazo byabo n'ibyo bafitemo, tukabaganiriza, tukababwira ukuboko kw'Imana yacu ko twabonye. Ariko nta umuntu utarabonye Imana. Genda uvuge Imana nk'uko yakwiyeretse. Ikibazo dufite, abantu bashaka kuvuga Imana n'ibyo itabiyeretsemo, niyo mpamvu bagera hariya bakabura n'ibyo kuvuga cyangwa se bakayireshera. Ariko ibintu Imana yagukoreye wowe ubwawe birahagije kugira ngo ubibwire umuntu yizeye. Vuga iby'Imana yagukoreye, wongereho iby'Imana yanditse ari ryo jambo ry'Imana, birahagije kugira ngo abantu bizeye. Dufite abantu benshi rero bari muri ubwo buzima, bicaye biyanze, igihe hari iby'Imana itankoreye, igihe hari ukuntu bitagenze. Nimureke tujye kubabwiriza ubutumwa bwiza, tubasanga aho bari, tubabwire, babashe kubohoka mu mitima yabo. Abantu benshi, Bibiliya igaragaza ibice bibiri by'abantu. Hari abantu bari barajyanywe mu bunyage barajyana, hari n'abari barasigaye. Ariko n'abari barasigaye tutarajya no kubanyazwe, abari barasigaye nabo bari bafite ikibazo. Aho bari hari harasenyutse, nta gahunda yo kuhubaka hari. Bijya bibaho, ugasanga umuntu ashobora kuba aba mu nzu nka etaje, afite ahantu h'agaciro kenshi cyane ku buryo hahenze cyane, ariko urusengero asengeramo ugasanga nta dirishya ribaho, bashobora kuba basesekamo amabati.
ni ikibazo, nta kindi kibitera, nuko yarabihiwe, ni umurakare. Mu nzu y'Imana nta bintu bikimufasha, kubaka ntibimurimo, wimuvuga, wimutuka, wimubwira nabi, ahubwo manuka umubwira ukuboko kw'Imana, uhere kuri bya bindi Imana yamukoreye, umugarure mu mwuka w'Imana no guhumura neza kuvuye ku mwuka w'Imana Imana yaguhaye. Namara kubyibuka araza guhera ko akore. Wishaka gukoresha umuntu atarabohoka. Nehemiya niyo yababwiye ngo nibahaguruke bubake batarabanza kugirana ikiganiro, ngo bamaze kugirana ikiganiro birutse kugira neza kw'Imana, bibutse neza y'Imana, ngo biyungamwo imbaraga, barahaguruka bafata inzira bajya kubaka, ngo bahura n'intambara imbere, ngo ariko bakomeza kugenda Imana ibaha strategy. Hari aho Bibiliya itwereka neza ngo bageze naho bubaka banarwana. Turi mu gihe gikomeye nk'icya Nehemiya, bene data, wivanga icyawe kirakomeye, n'abatubanjije cyari gikomeye. Igihe kirageze ngo twubake tunarwana. Igihe kirageze ngo niba ducuruze tunakiranuka. Igihe kirageze ngo niba dukora akazi ba boss baduhaye tugakore tunakiranuka. Ntabwo ari igihe cyo gukora umurimo umwe, birasaba ngo tuyikora ari ibiri, dushaka ibitunga umubiri tunashaka n'ibitunga ubugingo mu gihe kimwe. Ntabwo hakibonekaho umwanya wo gushaka iby'umubiri ngo tuze no kujya gushaka iby'ubugingo. Ntabwo hakibonekaho umwanya wo gushaka iby'ubugingo gusa ngo dusenge amasengesho y'iminsi 7. Kiraza kuba ikibazo, tuzasanga amazu dutuyemo batwirukanye kuko tutarubaka, turaza gusanga abana babirukanye ku mashuri, turaza gusanga abo twasize mu rugo bashonje, dusange aho kugira ngo tumanuke dufite ibisubizo by'Imana, dusanga ibibazo dusanze hariya biteza ikibazo nk'icyo Mose yahuye nacyo amaze kumanuka agasanga Abisirayeli baremye ikigirwamana. Rero kugira ngo twirinde ibyo byose, ndagira ngo mbasabe ngo twitoze gukora ibintu bibiri mu gihe kimwe, twubake tunarwana, dukore ibitunga umubiri, dukora n'ibitunga umwuka. Niba uri muri business yawe, ucuruze wibuka gukiranuka, ucuruze wibuka kubwiriza ubutumwa bwiza abaje bakugana. Ubutumwa bwiza si ugusoma ijambo ry'Imana ngo babwire gutyo gusa, n'ururimi rwiza kubereka ko hari icyo bazajya bavuga ngo uriya muntu ni umuntu w'Imana. Iyo bamaze kuvuga ngo uriya muntu ni umuntu w'Imana, ubwo ubutumwa bwiza bamaze kubuvuga baba bakubonye mu Imana, batangira kwigana Imana iri muri wowe, ukaba umaze kubwiriza ubutumwa bwiza. Bene data, mureke guha. Abantu benshi barimo barahigiye Imana, akavuga ngo Mana nuramuka unkoreye iki nzagukorera. Mana nawe urabizi ko ntagukorera bitewe n'ubuzima ndimo. Mana urabizi ko ntabigenza gutya. Nagira ngo mbabwire ngo iki ni cyo gihe cyawe cyo gukorera Imana. Ntabwo Imana iyobewe igihe urimo, nta nubwo cyayinaniye, ahubwo irashaka kugira ngo ukorere muri icyo gihe, numara kugikoreramo ikwimura igushyire mu kindi. Nagira ngo nkubwire ngo umwana iyo ari mu ishuri ntiyige neza ngo akore ibizamini neza, arasibira. Ikintu gitumye utinze muri icyo cyiciro urimo ni uko utarimo ukorera Imana neza. Nuramuka ukoreye Imana muri icyo cyiciro urimo, bizatera Imana kukwimura igushyire mu kindi. Nta gihe kibaho umuntu yabamo ntabashe gukorera Imana. Igihe cyose turimo, cyaba ari icy'umunezero, cyaba ari icy'umubabaro, cyaba ari icyo gukira cyangwa se gukena, ari icyo kubyara benshi cyangwa se bakeya, ari icyo gupfusha ababyeyi, igihe cyose twaba turimo ntigikwiriye kutubuza gukorera Imana. Nta gihe kibaho kibuza uwizera gukorera Imana. Rero bene data, nagira ngo mbabwire ngo iki ni cyo gihe cyacu cyo gukorera Imana. Nimuhaguruke dukorera Imana, niyo misiyo yacu, niyo gahunda yacu, dukorera Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Data wa twese azatugororera. Murakoze. Tuganye ku musozo ijambo ry'Imana twemo tuganira. Nifuzaga yuko abantu bava mu bubohe bubata aho Satani yaboheye abantu, bashyize inzitwaza imbere. Ibi ntibyatuma nkorera Imana. Hari ibintu Imana buse najya kubwiriza ngira inkweto imwe, buse najya kubwiriza. No, ibyo tubivaneho. Iki ni cyo gihe cyo gukorera Imana. Uburyo bwose urimo wabasha gukorera Imana, kandi Imana ikanezerwa, abantu bakabohoka, bakava mu byababoshye. Ababohowe mu gahinda bakabohoka, bakabona umunezero. Ababohowe mu byaha bakabikizwa, bakamenya ukuri bitewe nawe. Imana ikagukoresha ukubaka amateka muri Kristo Yesu, ukazahabwa ingororano ku munsi w'amateka. Murakoze. Mureke dusenga Imana. Mana, turagushimye kubw'ijambo ryawe. Twebwe dukoze umurimo wo kubwiriza no kubumbura akanwa tubivuga, ariko tumeze nka wa muhinzi wasohoye imbuto ajya kubiba, zagiye zigwa henshi hatandukanye. Ariko ndagusaba kugira ngo ushyigikire iri jambo ryawe rigwe mu mitima y'abantu, rishora imizi, kugira ngo abantu bakizwe,
bave mu byo bibwira kandi babohoke babashe kugukorera, kuko iki ni cyo gihe cyo kugukorera, iki ni cyo gihe twahawe, icy'imbere ntitukizi. Ndakwinginze rero kugira ngo ushyigikire iri jambo ryawe kandi nanjye ukomeze kunshyigikira, bisabye n'izina ryawe ryera Yesu, amen.